Indwara y'igicuri bakunze kwita epilebuzi cyangwa convulsion mu ndimi z'amahanga nayo ikunze kwibasira abantu benshi kuri uyu mubumbe. Iyi ndwara iterwa no kudahuza kw'imyakura y'ubwonko. Abantu bose barayirwara ariko cyane cyane abana. Umuti wayo wizewe ni ukwiririrwa imbuto gusa ukarangiza amezi 2 nta kindi kintu gitetse uriye. Hamwe no kurya imbuto gusa, unywa icyayi cyateye ivanzemo ubuki buri munsi. Amezi 2 arangira iyi ndwara ikize neza. Ibyo kurya wakwibandaho uri kurya ibibisi ni imbuto n'imboga zisoromeweho. Abantu benshi bayoboka iyi mirire ifite imbaraga nyinshi zo kuvura indwara zose, bakira indwara zari zarananiranye. Hari ibindi bintu nabyo wakongera mu byo kurya bibisi. Ibyo ni ibijumba, imyumbati y'imiribwa, ingano zinitse, amata ya soya, kunyogota ibigori, igikoma bita urwanga n'ibindi bintu byose ushobora kurya udatetse. Gerageza aya mahirwe ubonye maze usezere ku ndwara zose. Nzi neza ko uzampa ubuhamya bwiza niwiyemeza kugera kuri iyi ntego. Iyo umaze amezi 2 uri kurya ibibisi uba umaze gukira diyabete, umutima, umuvuduko w'impyiko, igifu, kanseri, guhinamirana imitsi, ubugumba, uburemba, kutagira amavangingo, imvuvu, gupfuka umusatsi, gutakaza ubwenge n'izindi ndwara nyinshi. Hita unkandira subscribe n'inzogera kugira ngo ujye ubasha kwibanira nanjye mu biganiro by'ubuzima nishimira kukugezaho buri munsi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.